Debora akaza gusubiramo ibintu umva niba mumufitiye impuhwe niba mudakeneye kuri mugore afungwa mumuhamagare aze hano genda mufungisha akia Mungu cyewe nago narengana nasoni je muri ifoto mugafata Jackie mukanyinira ku mubyimba gutya Debora ninde yaje hano namufungisha aze yisobanure asobanura ibyo arimo arabwejagurira hari nasoni ya hano hasi bari kuvuga ngo uriya mugore aratangaje donc babyumvise ibaze njyewe nagiye Grace ni ubivuze wakasukunda mu following murumva ndagenda numva ibintu ari kuvuga nari naretse ku joininga ndakubanza ntega amatwi numva ibi wakoroheje kuko njyewe noroshye ikiko umuntu bita Grace abisobanure tubyumve nyotanyi ukuntu banyambaye hariya uriya mugore barangiranye n'inyagarwanda nabyo mwumvaga kuki mutandwaniriye ibya showbiz ibyo nibisanzwe twirwa duteraterana amagambo twirwa nawe ifurizo ndi cyiza pe muri showbiz ibyo nibisanzwe mugiye mudasobanukiye ibya showbiz mudasobanukiye ibya TikTok mudasobanukiye inyangarwanda ukishima nasoni ukangiranye n'inyamaswa njyewe ukazukangiranye n'inyamaswa umukobwa witwa Debora wise Jackie Nyangarwanda ni ukenewe hano kuki yamwisi Nyangarwanda ninde wakwishima yumvishe bamugereranya n'abantu bahunze igihugu gareka nawe umva mubwire wowe nibamwita nguki nsomera kino kizina umva mubwire nawe wabwejaguraga hari urimo urashinyika ubusa nawe yarashinyika ubusa Njyewe ntabyo umuntu arifata kangeranya sinigeze mubona ariko Jackie wabitonze gatoya mani Jessica iyo muvuga njyewe nyine basi mukavuga ati Jackie nawe aratangaje wende yavuga gutyo ngo nawe aratangaje mukanya saba imbabazi mukanya ukabona byabaye ibindi wende yavuga gutyo ariko arifasha afata Inyangarwanda bro aravuga ngo Jackie nawe ameze nk'uriya mugore wewe ku mama zero njyewe Zamuka bloke wa Kigoryi kanze mutinge comment yawe agicucu mwotanyi ubwana ukuri murashinyika ubusa je wahereye ushinyika ubusa mwotanyi nazamuke nta kibazo ariko reba ku gihe ari kuri kuvuga ngo mwotanyi nababaye nawe ari wowe ntega amatwi ndababaye Jackie Ngenda shaka kuvugana nawe ubanje gutuza ntabwo mvugana nawe ndababaye ariko byabaye kubabazwa n'ubusa nicyo kintu cyabaye kandi habayeho reka nkubwire habayeho misunderstanding wari Debora simuzi kucya tisobanura kuri pano buretse nkubwire icyo nicyo kintu cyari kigiye kubaho kuko namubwiye Debora aho hantu uko uhavuze uko ushatse kuhagereranya gerageza ubisobanure Jackie ataza kubifata nabi yasobanuye iki Jackie please Jackie mbabara wikuze ibintu kandi ibintu atari ndabikuza kubera yuko ngiye nataza ngo asaba imbabazi nubikuza mugore arafungwa kandi reka nkubwire uyu mudamu zamura umuntu bita Grace umva Jessica Grace ari Grace abari bahari hasi n'abari bari hejuru sibyo ibindi bintu byabaye turi kuri pano ariko ndakubwiza ukuri ndatinya Imana yo mu ijuru Njyewe nta ruhare mfite rwo kumva ngo Jackie baramwita ngo ni Kigarasha ndi hariya nicare njye mbimire nzi ngo babivuze twe turwanye Nyangarwanda none batangiye kwita inshuti zacu Jessica ndimo kubasobanurira njyewe ntago mbabeshya sinje kubaryage cyangwa sinje kuvugira bari abantu ariko Jackie nta muntu hariya nzi ko wakwitwe Ikigarasha nkuko babivuze yavuze ni nkuko bashobora kuvuga ati Nkotanyi nawe ahinduka nkafi y'inatunga nkahita complaining bahise bandinga ariko ubwo ngugereranyije gute nje nazina ryanjye iryo kosa ryabaye nicyo kintu naza risabira imbabazi itonde gatoya ntabwo Nkotanyi kubaha uri umuntu wanjye umva nyine nkubwire Jackie ndimo ndakumva pe
niyo mpamvu namubwiye garuka uze utange ubusobanuro kw'icyo kintu uvuze kuko usa nkaho umubabaje Jackie kandi arabifata nabi icyo kintu nakivuze mu gihe rero Kasuku yagiye gufunga live ndibaza ko Deborah aricyo gihe yaragiye kuvuga ntago habayeho umwanya please reka tubigendemo neza niba Deborah ahari azamuke azina yabikwibwire the traffic ni umuntu mporana nawe ni moderator wanjye kuri pano ntago ashobora kukwita ikigarasha nawe yabivuze nkuko yabivuze you get me ariko ntago babivuze ko gufata mu kigarasha please Jackie gerageza unyumve trust me sitwara tuvugana nijoro Jackie sinakubwiye uribuka amagambo nakubwiye Nuyibukanye ndakubaha ibyo tuvugana ariko nta kuntu umuntu ngewe yamenyera umva Jackie niba wibuka ibyo twavuganye ukabyibuka ukatekereza ko ari Jackie ukaba uhindutse none Jackie witekereza utena oya ndababaye ariko ndababaye by the way ngenda kumva uruhande wababaye ko kuringaniza n'umuntu w'ikigarasha igihugu sibyo uri kunyumva ni byiza ndakumva ngewe niyo mpamvu namubwiye ngo agomba kuri gusobanurira hare nuko hatabayeho umwanya Kasuku nawe ayisafunga ariko icyo kintu nari nkimubwiye nazanga bisobanure nge se ngiye no kuriro ndawuzimya nge niko bakubwiye umva nkubwire reka gufata ikintu mu buryo Deborah arahangaha inamba Deborah niba ari hano nashyira muri turwanya bino bigarasha nashyira muri quest azamuke ariko ni mufata afata umuntu ese ubu kuri inkotanyi nawe nafate umwanya bitekeranyije na Mukanyiko wakwishima reka nkubwire Jessica reka nkubwire sibyo mu buryo hariya kuri pano nabifata uko twari turi yes niyo mpamvu ugomba nkakubwira ngo utaza kuza ugakora amakosa ukisanga nawe ukoza amakosa atari hari iriya pano harimo blague nyinshi ariko ku bintu by'ibigarasha na bya blague hariya reka nkubwire Jackie ubuse ko bakuvuga amabere wumvishije nge nta kibazo byo kugenda bimenyera kukungiranye n'ikigarasha n'ikosa rikomeye banza umenye ati ese story yarigenze gute kukira babivuga habanjirije niki cyabanjirije kugira bivuga Jackie wifata akantu gatoya gusa bakuringanije akantu gato bayijuke turi kuvuga ahora mvugamire kare mwana byihore Jackie nindutakuzi ninde muntu ushobora kuvuga ati ngo Jackie ni intera ninde muntu avuga ngo papa ni intera ninde Jackie waritse ibi bintu urabishaka oya ngewe nababaye nababaye nasaba imbabazi abisobanure abivuge neza udakaranywe ku buryo ngiye ifata kanjiranye n'ikigarasha ngewe Jackie buretse gatoya Harriet yarahari reka avuge nawe gize n'amahirwe Harriet uvuge ku mutima wawe wabibonye nuko wumvishije yari amagambo yavuze niba bise koko Jackie yuko ari inyangarwanda navuga ukuntu yabivuze neza nta bese murengera ngaryibo bwongerana n'icyo ndi bugabanye ese ni wowe wanabivuze oya nagaruje wabivuze ni Deborah ndi washomote cyane utwari turi kumwe nta kireka bivuga ariko nasanga ari ibyo wenda ngewe afite ikibazo okay Kasuku namubwiye ngo Jackie ahubwo mumamagare Kenzo se hano nawe gusaba imbabazi reka nago birabyaje nyuma y'ibya Kenzo nyine uriya mudamu yaje nyuma ya Kenzo bashatse kukwita ikigarasha kufatanyije na Kenzo ndababwira ni Jackie ntabwo ibyo bintu yabikora Jackie ndamuzi ko nawe arwanira igihugu urukumva nyuma uriya mudamu ninjye wavuze ngo Jackie yasabye arashaka gusaba imbabazi Jay bakiyunga muzamure Jay avuga ngo Jackie ngo nta mbabazi yansaba none uriya mama itavuga ngo imbabazi za Fabiola zigereranywa na za zindi uriya mudamu nyine bita Deborah ngo nazazindi Jackie yasabye mama buryohe ngo agahita abyuka yihe ibyo yabisobanuye nyuma abonye musimbukiye muri comment wimuvugire njye nabibonaga ko muri no gutongana muri comment n'uriya mama sinzi riba ari no mama sibyo muratangira muratongana nyine muri comment ndavuga ni Jackie ntago yabikigarasha ku buryo yasazana ijambo ngo nukoza ikinonko sinzi ngo ukuntu boza ikinonko ngo nyuma kikongera kikindanya rono ntago mbizi ariko ikintu uriya mugore yashaka kwerekana yashaka kugereranya nyine kuri wasabye imbabazi mama buryohe sibyo ukongera nyine mu gitondo ukongera ukabihindura rero yashaka gufata yavuze ngo banza wumve ijambo yavuze basi story gato bazanuka ibitutsi bashaka banuka indaya dore ko banyise indaya banuka umusazi dore ko banyise umusazi banuka ibitutsi byose mushaka nibihindura Jackie inzobe yagira kubizikaka muratsa neza buri munsi mbyibuha buri munsi niba ishyari rigenda rikabatsindagira muri iyo myobo mubamo murumva umva mbabwire ndabiyamye ibitutsi byose muzajya muntuka ibyo muzajya mungiranyaho byose nimukangiranye ni
nyangarwanda ndabiyamye ndabishituye mu izina rya Yesu akemure kino kibazo cyo mukobwa ndatokesheje mu izina rya Yesu ngenda saba ubutabera ibi bintu ntabwo byemera oya ndatokesheje munsimbuke nzagwa handi ngwa ku bindi bintu ariko sinzagwa kuri ibi bintu murandebera di ngo umugore arambiza icyo namuzi adafite n'urwara rwo kwishima gasinda muri toilette gasinda muri mama wawe gicucu nasinze izoga wanguri ngirigeze nsinda nasinze nyewe umuntu nk'uwita umubro nta soni kankugira modeta ubundi Jessica ubundi bamborokera bamore kuko mwe muratuka Jackie turamukunda kandi Jackie afite ibyiza duha afite n'inzira yatweretse afite n'ukuntu abana no muri societe n'abantu babana nabo muramushaka iki ko Jackie aduha ibyiza kandi tukamukunda murimo muramushinja ibintu bitabaho gute